twigarukiye rero n'ibisobanuro by'inzozi, kurota urira ndetse no kurota umuzimu icyo bisobanuye. Tandukana n'ibihe bikomeye cyane niba wararose izi nzozi. Uri umunyamahirwe, ndakubwira yuko rwose uri umunyamugisha. Birashoboka ko wararose izi nzozi ariko ukanikangamo ukagira ubwoba. Niyo mpamvu twagarutse mu gusobanura twagarutse cyane mu gusobanura inzozi ndetse zo kurota urira ndetse no kurota umuzimu icyo bisobanuye. Abenshi iyo arose umuzimu cyangwa se umuntu wapfuye ashobora kugira ubwoba bwinshi cyane mu mutima ndetse akikanga, yewe akagira ngo agiye gupfa, cyangwa se akarota ari kurira bikaza kurangira akangutse ariko akaza gukanguka afite ubwoba bwinshi cyane bw'ibyenda kumubaho atazi. Ariko ahangaha ni kuri Good TV Rwanda, ngira ngo buri munsi kandi kenshi tubasobanurira inzozi. Niyo mpamvu twagarutse mu gusobanura inzozi. Muri kumwe na Yohana rero, uhora ubifuriza amahirwe ndetse n'imigisha biva ku Uwiteka. Burya kurota urira bisobanura iki, cyangwa se bishatse gutanga ubutumwa ki ku muntu warose izi nzozi? Ahangaha kurota urira byerekana yuko ugiye gusezera ibibi byose. Ahangaha hari ushobora kuba yarose inzozi nk'izi ngizi akagira ubwoba bwinshi mu mutima, akagira ngo ni igihe cyo kubabara. Oya, kurota inzozi nk'izi ngizi byerekana yuko ugiye gusezera, ahubwo kuri ya marira wari ufite, kuri bya bibazo wari umaranye iminsi, ndetse no kuri bya bihe bikomeye bibi wari urimo. Nicyo bishatse gusobanura kurota urira cyangwa se urimo kurira. Hari igihe umuntu aba arira ariko ashaka kwerekwa yuko ageze mu gihe cyo gusezera ku bibazo yari afite. Ahangaha ngira ngo murabizi ko ntabwo ushobora guhozwa amarira utarize. Ahangaha rero akenshi niba warose urira rwose menya yuko ugiye kwinjira mu gihe cyo guhozwa amarira warize. Niba rwose warose izi nzozi ukarota uri kurira, ngicyo icyo bisobanuye ugiye kwakira ihumure ndetse n'umunezero nyuma y'ibihe bikomeye wanyuzemo cyangwa se wari uri kunyuramo muri iyo minsi. Kurota rero uri kurira cyangwa se urimo kurira akenshi bigaragaza yuko ugiye kugera mu gihe nawe cyo gutangira guseka, ugiye kugera mu gihe cyo gutangira kwishima, ugiye kugera mu gihe cyo gutangira kugira umunezero. Urabizi ko nta muntu nyine ushobora kuhozwa ayatarize. Ngira ngo abenshi iyo warize cyane akenshi hari igihe iyo wasenze Imana iguhanagura amarira ndetse yewe ikaguha umunezero uruta uwo wari ufite, ikaguha umunezero uruta agahinda wari ufite uri kurira, ikaguha ibyishimo utigeze kugira. Mbese mu yandi magambo, niba warose inzozi nk'izi ngizi, nicyo gihe cyo gufata ibihe byo gusenga, ugasenga Imana ukayibwira, ukayisaba ikaguha guhanagurwa ayo marira cyangwa se ikaguhanagura ayo marira. Ngira ngo urabizi ko nta mwana w'umuntu wakuhanagura amarira ngo ashireho atabifashijwemo n'Imana cyangwa se atakoreshejwe n'Imana. Usenga ibihe rero ugira ibihe byo gusenga kugira ngo usengere ibi bihe cyangwa se izi nzozi warose, kugira ngo Imana ikureho ayo marira, ahubwo ikurinde uko kubabara kw'iteka, ahubwo iguha umunezero w'iteka, cyangwa se ishyire akadomo kuri ibyo bibazo birimo bikuriza muri iyi minsi, cyangwa se kuri ibi bihe, kuri ibyo bihe uri gucamo bikomeye kandi bikugoye. Reka turebe rero ku muntu warose umuzimu cyangwa se kurota umuntu wapfuye, se byaba bisobanura iki? Ahangaha rero niba warose izi nzozi rero zo kurota umuzimu, nawe ugiye kumenya ibisobanuro. Wowe icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe hasi aho ngaho gatoya, ukakanda no kuri like, nabyo biba bikenewe. None ukajya no muri comment waba warose inzozi ukatwandikira kugira ngo tuzagaruke mu bindi bisobanuro tugufasha gusobanura cyangwa se gusobanukirwa izo nzozi warose. Aha ni kuri Good TV Rwanda. Gusobanura kurota umuzimu bisobanura iki? Ahangaha bisobanura kumwibuka. Ahangaha hari igihe kurota umuzimu bisobanura kumwibuka, kumwibuka cyangwa se kumukumbura, cyangwa se ko hari amarangamutima cyangwa se ibintu bijyanye nawe bikiri ku mutima wawe cyangwa se bikiri muri wowe indani, hari ibintu nyine ukimwibukiraho. Niba rero warose izi nzozi ukarota uwapfuye cyangwa se ukarota umuzimu, niko babyita, umuzimu n'uwapfuye, ahangaha bisobanura rwose ko uri kumwibuka cyangwa se uri mu gihe cyo kumwibuka, cyangwa se uri kumukumbura. Nabyo birashoboka ko waba uri kumukumbura bitewe n'uko mwabanaga,
cyangwa se ko hari amarangamutima yasigaye muri wowe, cyangwa se ko hari ibintu bijyanye nawe bikiri ku mutima wawe, hari ibintu byinshi ukimwibukiraho, hari uburyo wabonaga ari intwari, hari uburyo wabonaga kubanira neza. Ahangaha rwose bisobanuye ko uri muri ibyo bihe byo kuba wamukumbura, cyangwa se yuko hari amarangamutima yasigaye muri wowe, cyangwa se hari ibijyanye nawe byasigaye muri wowe, cyangwa se byasigaye mu mutima wawe. Ahangaha ikibi ni ukurota uyu muntu akurwanya. Niba wararose rero umuzimu cyangwa se umuntu wapfuye arimo akurwanya, arimo agutera, arimo akubuza amahoro, twandikiraho ngaho muri komenti hasi kugira ngo tuzabigarukeho ubutaha, igisobanuro cy'izo nzozi cyo kurota umuzimu cyangwa se uwapfuye ariko kurwanya. Reka rero dusubikire ahangaha izi nzozi twarimo twirebera kurota urira cyangwa se kurota umuzimu cyangwa se uwapfuye. Niba rero wararose izi nzozi cyangwa se ukabona ukumva ko hari umuntu wigeze kukubwira yuko yaba yararose zino nzozi, umusharinga iyi video kugira ngo nawe asobanukirwe, amenye neza kurota umuntu arira cyangwa se no kurota umuzimu icyo bisobanuye. Aha ni kuri Good TV Rwanda, mwari kumwe n'inshuti yanyu Yohana. Ciao ciao.